kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Zaburi 30:6. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'ibimubabaza, bikagira naho yibagirwa umunezero yigeze kugira ahashize. Ariko umuntu yari akwiriye kurenza amaso ibyo akareba hirya y'ibihe. Nawe rero igihe ugeze mu mubabaro rwagati, ufite agahinda gatewe n'ibyago ndetse ukangwa na bagenzi bawe, ukageza aho ubogoza amarira, ntibikagutera ubwoba ngo wibwire ko uzabihoramo. Ujye umenya ko amakuba azaza ariko akamara igihe gito, nk'uko igitunguru kiryana mu maso ariko igihe cy'ifunguro yamarira ntiyibuke ukundi. Ibihe biburimo rero ntibikagukange, kuko ikitahozeho kitazahoraho. Ibyo niko biri.